karangwa mu ipanu wakigorye umugore we niko wandayawe sohoka nakubwiye ngo urabwira umuntu waguteye inda abantu bose ntabwo wanyweye izangaye wambesero ntabwo nakujya muri iyo wanyweye manuri ngutiya wanyweye izangaye none n'ubwonko banzubira ko nta mugabo uri kugusambanya urimo ngaho kashigenda subira mu kabari n'ubundi utaza navuze ngo oyi ntabwo nahuka subirayo we subira mu kabari Nitwa Chris. Nakuze ndi imfubyi kubera amakimbirane yo mu muryango. Papa amaze kwica mama, nabayeho ubuzima bubi bwo mu muhanda. Ariko kubera Imana kaje guhinduka. Gusa ubu ndi kurwana no kwakira ibyambayeho. My past made me a prisoner. Keep the swallow angel alive. Praise the Lord that He knows alive. Weighing you down and He cares alive. Jesus Christ got those plans. Move along and angel alive. No other persecute. Mas funga o telefone. Ain't got to drive for this. Funga o telefone. Got to drown for this beat. I know they paid me. Some more. Jewe bangu baziti? Yeah. Yego. Nongera kuramba ibimogi byawe n'ibyo bikore n'ibiyoga n'urangiza byo gusakuriza abantu. Ako ugiye macha gukora umuziki wanjye. So banyene kuvuka je ntago ndi imbobo ngaho. Bora naniye birazwi rero gumana ibyo ngibyo ibyo ukora birahati. Bindekanye ryamire agahinda kane gatura amashuka. Nzongera kumva n'umunsi warimwe uri kubyukurimba mu gitondo. Telefone zayi kwambara nyimene. Swami. Tiba nikorera umuziki wanjye ngira ndebe ko natera imbere then ndakubwiye ngo nawe ushaka kubyuka utakuriza. Bwira musaza wawe. Manzi wacho Uziko genda umubyeyi wawe. mama. Narakubyaye. twarambye kana sengi wapi mama. Kalisa we. Mwana Kalisa. Kari. Mali zako, hali Kari, mali zako. Kari. Kalisa we. Hey, man bro.
ukuntu usigaye umeze nawe ndabona warabaye umugabo warakuze ibyataye ntabwo wapi njyewe wimvuga abandi ubwo ukuntu usigaye umeze nagira nkubona ku mafuti uzi ko ukuntu ugaragara man umeze nka bya tipe nyamuna muri za filime zo muri Amerika bya bindi bya black man uzi ukuntu usigaye umeze man nawe urakabya wapi ndabona Kigali gufashe neza Kigali nyine ufite udufaranga dukeya two kwirira ari amahoro tu cyane ari nkumbuye akantu ariko kumva se umuze sawa cyane urukumbuye agapfutse ko mu ruhengeri nyine Kigali se ko myahindutse byatanga ari uretse noneho wari ikintu utarareba uretse mu kanya noneho amatara namara kwaka uri kumva ugenda birimo bitambuka ku muhanda birimo bitetema bya hatari uri kumva nese Kigali waba ufite amafaranga ntiwitemo mani araryoshye mani ufite amafaranga i Kigali ugomba kwitamo ibyana kubona niho ndakureba ufite fresheri ugomba kuba uri kugereza keya nyinshi cyane ugomba kuba uri fresheri uri kumva kugira ngo cyabashe kugifatisha fresh uzi ikibazo se ari hanze nagiye ngira ikibazo cyane iyo uri hariya uriyibagirwa nkawe urakora cyane ugasanga umwanya usanga n'impamvu uri hanze upanga kuza hano i Kigali kuzura bipanga nyine uraza ukabaho life ya danger mwatangiye kwiba ariko iyo usubiye mu rugo urakora amanywa nijoro ibyo bintu byo kwivugisha ngo uratembera ngo uragera gute wapi ikibazo cyane hariya mwareba byo kubaho nk'abazungu nibo bagenda agakora agafata one day or one week yo kujya kurya amafaranga wapi man hano i Kigali man twe turakora amafaranga twayabona twabona n'umwanya wo kuyarya nzasubira kera ubu bwiza buri Kigali suzanye ifaranga se kanze tumwe mutembereza igihugu rero bitatse igihugu rero abana ukuntu bameze neza muri biki noneho wowe nka ukuntu umeze gutyo kinyamerika bareta bizana birukana byatari bana bameze ko nta kintu murushara ko nta kintu murushara bameze neza ajya ngo tuvuge njyewe bamaze kumenyera abana noneho ku kibuga cy'indege numiwe wowe ukuntu hasigaye hameze cyabaye kinini byatari si no kuva kinini iyo usohotse ukareba hanze ukareba amazu ahari atandukanye cyagiye ugenda amanega wagiye kera mwana inze rero buranya inzi ko bwa mbere ntekereza kuzana inzi ko tuzaba turi hariya mu Bugesera ariko nawe bari kwatunganya fresh tu nzi ko harangiye oya njya mbona amafoto oya mane baba bari kuhakorera amasuku abisi cyashyira international bagomba kugitunganya fresh kugira ngo nyine umeze maze na za Bugesera mane tuyaza tugiye mu Kagera twaye gutembera mane mane nabo barahubatse naho nta cyaro kiba mu gihugu mane aho guvuze mu cyaro ndibu zino no stade wayibonye stade ahubwo niho hano tuze kuza kujyayo nabonye niba zara ni Kigali zazindi zari naho zanyu zo muri Canada mane natwe ari natuzifite zirenze imwe kandi nziza mane Kigali yaryoshye uriko aho baciyazi mane aho se ya life yo mu cyaro yibuka bya Claude bya Jean Paul ya bintu bya Claudine byose bitese kuhindutse mane saba ikintu shaka gusaba ikintu ukamfasha umuvandimwe kandi abizi ko nyumva abizi ko uranzi kuva kera ndi mutoya twarakuranye ariko shaka ko ibintu bya kera let's leave it in the past kubera ko anyway tubifate gutya i Kigali nje nzi wowe niwe tuziranye nta muntu nzi iby'aba ngabo bana bo mu cyaro abo bandi nabo ntabo nzi ubu jyewe nzi wowe nituza gato turi kumwe ugiye wirinda gukomeza kumbwira ibintu byahise umbwira ibintu bya abo bantu yani life yambabaje ni ibintu mba nashaka kwibuka jyewe ndashaka kureba ibyahazaza ndashaka kureba igihe ndimo ubu kandi igihe maze mbayeho ndi hanze buriya kubyirengaza byamfashije
mba rero mfashe mu gihe turi kumwe hano byo wirinda kubisubiramo cyane. Okay. Nimba ariko ubishaka ntari bito. Ntari ubwo nanjye ubwo natawe n'umusozi. Allo? Okay, reka nze ngorebe kuri gate ntari. Siko wowe uzanganga wagira ngo bwa mbere uhaje ntabwo kwikira. Uri kumwe nani ko watinze? Usigaye umeze neza. Ngira umubiri ngira umubiri ndari gukumbuye. N'amacupa yawe. Usigaye umeze neza. Karibu mu nzu. Amacupa se ko wajya ndandi kuvuga ngo ntabwo n'ubike kajya kimeze nabi. Ariko ujye wisanzure hano iwanjye wagize ko wagera mu munsi wa mbere wongeyemo hano. None se ntabwo ugomba kuza kundeba. Ndabona ufite n'umushyitsi. Ntabwo gusoza umuntu. Siko wagera ngo bwa mbere ugezemo aha ngaha. Bisa nabyo amakuru se. Fresh. Ndabona ufite n'umushyitsi. Wanda nyine uyu yitwa Chris. Ni umushuti wanjye. Ni nawe witwa Woroga. Nice to meet you. Ko ntari muzi se. Ufite bose ndabazi. Chris twabanye igihe kinini kuva kera cyane. Nuko nyine yaramaze igihe atari mu Rwanda yabaga Canada nyine. Chris wisanze dore ni umukobwa mwiza usobanura ubwiza bw'igihugu cyacu. U Rwanda nyine. Nakubeshya ntabwo ari byo. Mbeshya he. Urabona abandi beza beza beza. Wenda turetse ibintu bindi ntahere hasi azamura ageze hejuru areba. Ariko buriya ntabwo ari gukabya. Ntabwo nakabye mu bakobwa bateye neza afite n'ibirenge. Ubwo nanjye ndi umuhamya I can testify. Impamvu rero ubona nyine nari ndi kumwakira ngira ngo yumve icyanga cyo mu Ruhengeri ukuntu kimeze. Inzoga zawe nazo ni umuntu. Ndabizi se wanjye ntabwo tujya turaho ahubwo ntabwo gutemo se. Ni inkwere n'ubundi nta myaka 100. Wasa aho ukunda ibintu by'amata zana ngo reka yenda kuza. Narabizi nyine. Ubundi nagombaga gusanga iri mu kirahure. Ese wafundira umuntu inzoga ko bakobwa ari bya bintu byanyu uvuga ati ngo araje. Ntabwo naribuze. Please isanzure man isanzure wowe muzaniye umukobwa wakwakire dore n'umukobwa niwe mwiza icyo gisobanuro cy'ubwiza bw'igihugu. Igihugu cy'u Rwanda. Gusa ntabwo mubonaho. Nakubeshya. Reba turutse hasi ugeze hejuru. Ntugakabye. Ariko se n'uri mwiza ntabwo njye wa mbere bikubwiye. Amakuru se muri Canada. Ni muri Canada ni muri Amerika. Muri Canada bose ni mu mugabane wa Amerika. Uzi neza nta kibazo. Uri kuvuga ngo ari gukabya. Ari kubeshya. Kandi nanjye ubu ngubu I can testify ko bwiza bw'umunsi. Ese uri kubibona? Ni mwiza nuko atiyemera n'umukobwa. Ahubwo ntabwo twakomeza kunywa gusa. Nanjye no kuvugishwa ku bintu bigendanye no kurya murabizi ko mbikunda byatari. Reka nze ndebe ukuntu ntabikurikirana. Niba nakoresha komande cyangwa nabwira umwana wanjye akareba ukuntu abigenza nyine tu. Ariko reka koresha komande wanjye ibyo kuri muhungu wawe se. Oya reka mbikurikirane gatoya mwebwe ndaje twite. Gira vuba. Uvuga ngo betari gukabya ariko is not genda kubona. Yakabije. Cyukuri you look beautiful. Okay. Merci. Kana tubaende wona Canada. Narakuguye neza. Nubwo mbere yo kujyayo ntari impuza ariko uko byaza kose narakuguye neza. Utuyeze. Ikinyenya. Ntabwo mpibuka neza ariko ndumva
ntabwo mpibuka ubu ngubu ukuntu hameze ariko izina ndarizi ndahazi ukuntu hameze ubu ngubu. nzazima gutembereza in fact ntabwo ari ukuntembereza Ikinya gusa ahubwo tse kuzatemberana no nyine kine Kigali cyane nk'umuntu hazi cyane Gasyata Kinini Gasyata ntabwo mba mpibuka ntabwo wahibuka by'ukuri kujyana aho habona nuko ni sawa cyane it's a pleasure ndabishimiye. ikiganiro cyabaye ikiganiro mwamenyeranye kabisa. ngize ngo urasubizanye oya no simamwe mureshe komande ikintu nkoze ndabahamagaye bambwira shiraho agakokosi cyangwa agakwabo utumye hano hafi mwamenyeranye rero ugomba kumutembereza Kigali nyine aganira niyo nzamutembereza ahambwiye ngo ugomba kwakira umushyitsi neza wowe. Mwana uzi ibintu bibaye ntabwo bishoboka.